abakenya n'abagoma fande birakomeye urabuduha muzengereza n'umundi tugendahorana wagira ngo nyirawo yarabizi ko twamubica yarabuteretse ibyo n'ububeshyi ni bwinshi ntabwo uzi uburyo yadukoreye se aragakubitwa n'inkuba noneho umudodo batiyemo yatwica ariko nakije byihore umunsi turagwa miswi tubaherigeze kandi ariko byanyuzurira mwana nkirukanka nkata n'agaciro kanjye bose nagize akayangatasha wadutera aramezi yo kugura indaya se twose nese n'utawugahana nazi ibintu ngewe byambaye harigeze naguze ko nagenda kuri ya ndayi ikaramu bitashaho ngo nanze kwishyura nyabuze kandi naguze agaciro sha Yaba we noneho nabifatiye nimucika uyu munsi kinazanjye manje gasana naguze ibyo bose yadufata nukuri kw'Imana ndica abantu pe yaba we bwatse yabiki gazanjye we nindabahaye ubwatse nawe ariko nakajujubije muranjujubije nangaha murahageze muvuye mu bigori muvuye mu bwatsi bwo mu rubingo muje hano muri ubwatsi inka zanjye zizabarya mwebwe murashyira abashobuja njyewe inka zanjye zisonzera munyibira ubwatsi mbababara ibiki kuki mutababari warirukanse ntabwo tuzongera ntabwo tuzongera uyu munsi ni mu nyiramana nyagasani ukuri kw'Imana twagusabye imbabazi rwose ako wowe nimwirukanse ntabwo tuzongera shika ntabwo tuzongera mwana nyagasani ariko kuti bibo tubabarire rwose ntabwo tuzongera bagane namwe mwamanutse ntabwo tuzongera tubabarire ntabwo tuzongera n'uyu munsi gusa kandi turabujyana ntabwo tuzongera mugira ntabwo tuzongera ubwatsi bw'inka urubingo mwararwaye ibigori murabitema muje no mu bwatsi murafashe murirukanka nimucika mwebwe nimucika sha baranyishyuye munabare urabona twasabye basi n'ubyo ureka muzengereza n'umundi tugendahorana tukice uzongera wowe umwanya wacu twidogoza n'ibinagomba twabikoroka tukireka se ubu birahagije tukihorere haguruka sha tugende haguruka ubona urenga urabona uncuze nawe se twongera ugaruke shaho ubwatsi bwacu wambasha ngugu twigende inongera ndi ukubitwa n'inkuba tugende nazimbwa ngo zinyohere ubwatsi zishaka no kunkubita mananye mubareke ndabona nabo uyu munsi muretse ndeba fandi izi nyana zimbwa sha mwanyohere ubwatsi sha mwebwe babaretse afande babaretse muza sha
afande muze njye kwereka ibisambo byabinyishe kandi bisanze mu bwatsi bwanjye muze aho babereye barabanyishe sha banyegeye n'ubwatsi ndabo umva baraje kwanga kuri baranjujubije mana yanjye muzi bimeze bite se? ni sawa se ugira ngo bimeze neza Byagenze bite se? hari ibigabo byaranzengereje ubyumve ntabwo wabibara Byagenze bite se? ibigabo biri hariya bibiri ibishyimbo byararimbaguye imyumbati ibijumba bageze mu bwatsi bwanjye inka zanjye zigiye kwicwa n'inzara pe umva ngiye ndi umwe bari banyishe bananize uba hose sugiye Mbese ni abaki bakuzengereje kandi? ntabwo wabyumva umva baranjujubije baranzuzubya umva nureba reba ishati ukuntu nabaye nureba banize aho hose ubu ndababara Ndimo ndabibona none se ikibazo baratinyuka bakagukubitira mu bwatsi bwawe koko ni kagasuzuguro k'inyana zimbwa ndabiciye umunsi ariko ubundi ubwitonde gato ubwo bagabo si bo bamariye ibitoki irangiye ubu nabo ibigabo birebire bibiri banyishe tugende nanjye turajyana afande ni ukuri kw'Imana barahangaha ako mana yanjye ako afande ni muri mundebe ubundi mukora iki mutarenze ubwatsi bw'abantu afande ukuri munabari afande ubundi mumaze iki mwebwe mwebwe baranyishe muri aho murebera ngo muri aho afande mutarinda ubwatsi bw'abantu gusa afande mana barahadoraha afande ni ukuri kw'Imana ibi ntabwo tuzabivamo ntabwo tuzabikira ni ukuri umva mana yanjye bari banyishe mana ako ubundi mumaze icyo afande umva itonde gato wagira akaguteza ako sigaho usibi yabayeho abantu tuzi hano bari hehe byagiye se ko nta kigaragaza ko hano hageze abantu ubu nureba ubwatsi bwanjye ukuntu bwabayeho nubireba ubu nureba hasi hiyahi ni hiyahi nibahaye none banize dore ukuntu bagize mu mugongo banyishe ubu sindiho nyine bari uje kuduhuruza nanjye nenzikaye n'abantu bibye ibitoki byanjye ngaho ndebera utumye n'igihe cyanjye nza hano baraha ako muzuzi ko uri umusazi nawe maze kubivuga bari banyishe ako urari ndumva gutyo kandi gutumura agakobwa abantu murasaba nyumve yo neza nyumve Ekira amagambo arayo ntago ayo nyene afande ni ukuri nyumva afande bari nge wumva dufite gukora n'ugwiga abo bantu ko ntago ragira tugende rero tujye kwahiga afande tugende shawasaze pe niyo bakwica bikagira inzira we bani ora nyipurika kubanye nawe uri umugome gute se wa kintu niko wari ukunuma ngo gakero ngo uhite ubigenza gute sha nazaba ku kigegena ariko nyuma ho naje kwisangamo ariko sha tujye turi menge ubwatsi bwazabutwikiramo nkurikije ukuntu avuga ashobora kuba azanye n'imiryango ikomeye mbese ukuntu agira yisaza shahu ariko sha umva nagakubise we ariko naho byagarukanye nakongera nka kigegena umva bene wabo bazatwica kuko afite abantu bakomeye njyewe bose yarabitubwiye yaratubujije bosi mwari musanze muzamo tuzabe tuza amasaha basojeje muri mu kazi nyine bosi we yari yatuje kuza mu kuyu musaza yatubwiye ngo umusaza afite abantu bakomeye ngo bashaka kuzatwiciramo ubwo rero nuko twahera turi menge kandi wahera ucunga tunga se badukurikiye yewe we mfite n'ubwoba byagenze ute
sha wereka twari utungutu n'icyo uzagaruka ntabwo baza kuduheka ariko ibintu bankoreye mana yanjye sha umva sha mana yanjye bote zanjye zirashaje bote agomba no guhita anyongeza ubutero kuza kwera urwatsi rumeze gutya tukamushyira mwana kubera uriya wakajwi ga rutekera urashize cyakwimukira mu kandi karaga payite ko ruguru harimo ubundi tujya mu kaye bishobora kuza kubirabo kira kigo nabonye kitagiye gisa n'ikitataje niyo ragaruka se burajya kuzana ka gakobwa ke akaye za kintu afite agakobwa cyane ukagira amahane tugenda gaceza sawa Sasa rero mwebwe bamusigaye hano banza inyuma mu makirinda ariko sha baba yashizemo ariko n'abarinzi kagira n'ibifumbire cyangwa kigaragaza agasaza n'abarinzi kagira sha aho ubundi mwana icyo se kandi umutima nkayi urwamata naho ubwenge ugiye kabarasha mwamaze imyaka y'abaturage nabasuye afande ntabwo tuzongera ntabwo afande bandi niwe byabijinga ndabizanye tubabari afande byamya ibyo bikoresho utabare rwose natuzongera mwazengereje abaturage utabare afande mereza hano afande mwatubabariye nuguko imana rwose nakoze twakoze nakoze twakoze fande urahari rwose ntabwo banyibiye ubwatsi baranzujubije naba ngabo naba none iki cyane se cyakunize ni cyashyize akaraka y'uyusudu mujyane mubitse hasi gano ni gabano ubu ibitoki byanjye mwarabimaze mwabaginga uravuga ni iki wahora ibishyimbo bararandaguye ibigori baratemagura ubwatsi mana ntabwo ari twebwe afande ubu inka zanjye zigiye kwicwa n'inzara abana nabo bagiye afande bene bega bategeka kubiyana mwatubabare rwose mutubabare muguruke mwicare fande mutubabare mwegerane fande bwoze fande barababaza rwose fande bega byaratuzengereje byazengereje abaturage fande muto fande kubabaza fande bari kugubita fande abacenya n'abagoma fande birakomeye fande bari kubarangije fande amagambo wa kijinga fande barangije wavuga niyo fande Ego za fande nawe biraba ko kubunaka yende kimonjonjoro fande watubabari nekiraho akoze kumenya ibyo byazengereje abaturage mwasigaye muraza abaturage bataryamye mwahora ni iki bari ruguru kw'Imana rwose ntabwo ari twebwe rwose ari twe rwose ni bozi watwoheje ninde watuzanye hano ninde mukorera nta n'amafaranga mugira muri abati none se bari twahembwa ufite bosi ubohereza oya ni boss rwose ni bozi watwoheje ni bozi watwoheje mukorera nde naje ejo bundi ntabwo muzi atuye atuye mu gashyekera hari atuye mu gashyekero bose ntabwo muzi muri nyeshyamba
Oya afande. muri za maneko. Oya afande. ntabwo nzi muri quartier Ako shaka ufite ibyangombwa? Ntabyo dufite afande. Muzanirangamo. Ntabyo dufite rwose. Ntabyo dufite rwose afande. Ibi nibaza n'uburyo nzasubirayo natuye. Karangamuntu ufite? Nayo rwose. None mwagize hano gute? Aba boss batuze situzi ikintu badutwayemo. Ibigabane bimwe birarabitega abantu nijoro. Wapa afande. none ibitoki byanjye mwabijyanye hehe Ntabwo byo tujya turebaho rwose tureba uri ibyatsi. murambeshye kandi Birakaramo mabuja birakariramo rwose. nimwe muniga n'abantu Nanjye ndaje Wapi mbakubite. rwose ntabwo tuni. uyu nguyu yashyize n'akayu na ka kayu yabahize ibyatsi do None ngo arakubita nanjye ndaje mbahane ku buryo nanjye baze ndakubite mbemeze mwabajinga mwe n'ibitoki byanjye turahangana ubundi nkamwe muvuka hehe mu kari karere Njye ndi umunyabyumba rwose. wowe uvuka hehe Wacu nirunda. kandi wavuze ko utahazi iwanyu aho uvuka Turayibutsa afande. Wabona kino kintu. Wabona kino kintu ntubivugeho. mwakoraga iki wanyu mwakoraga iki Mama. ubu hasi mwavuye mwibye Njye nari umuyede. zanani ibyangombwa byawe Ntabwo dufite. Harimo uduce twaye zana cyangwa ikofi yawe hano turebe zanani vuba vuba ntabwo vingira. zana vuba vuba Ntabwo vingira we bari baratwica. Tubabarire rwose. abajinga gusa ubusi bafandire bari zino mpapuro rebe ko nta kintu ziri butugezeho mwabajinga iwanyu ni Njye ndi umunyabyumba nakunda umunyabyumba none kuki nta byangombwa ugira nyine nakunda kwikorera ibishingwe by'abaturage. iki cyagaragaza aho muturuka hanyaho Nese niko uravuga ngo iwanyu bikoraga ibishingwe umuntu muzima yikora ibishingwe asa nkaho cyangwa ari mayibobo n'ubundi bwiwe oya nawe twigiye tuba amayibobo niko kazi. Rwose ni ikintu cyo gikuru. Ikintu cyo cyawe. Mwasoje murekera. Sasa ukuntu ibintu bimeze. Yego mugiye gusubira iwanyu. Muturenganura afande. Mwitahire mwebwe abangabo tugiye kubajyana ku sitasiyo. Nakongeza mu rufike. ubimanda ndaguriye mwabajinga nzabavuna n'ubundi Abaro wabwiye tunyuriye inzira. Neza ku cyumweru tugira ubwenge. Wagicucu uri Majinga. Yego afande. Yego afande. Ariko ubundi afande ibintu nagari bicengeze. Ni ukuri ko Imana twebwe turabanyarwanda rwose. Wacu nirunda. Ibyangombwa byacu turaza kubibazana ubu twabisize mu rugo ariko afande ubu twe tukiri mu ndakura ariko nandi umucengezi rero. ndi umunyarwanda ubuse n'umva Iki kibyerekana. n'ururimi tuvuga turagamba mu runyarwanda Abakongomani ntabwo bavuga ikinyarwanda. oya twe turabanyarwanda ni mu bugari n'abaye ariko ndi umunyarwanda Bavuga ikinyarwanda. Munyire kirangamuntu. na byangombwa tuhaza ntabwo ndakura njyewe Ubwo ntabwo muri abanyarwanda. ntabwo ndakura Ibintu birara bitega abantu. ntabwo ndakura afande ntabwo ndakura n'ukuri ko wacu nirunda ntabwo ndakura ntabwo turakura rwose afande ntabwo ndakura ndetse n'uri umwana tubabarire rwose ntabwo ndakura Hanyuma ibyo biri kukananwa n'icyaka baziriho. ibi ngibi ni mama bitsiye tubabarire rwose mwatubabarire twabwije ukuri ariko rwose navugije ukuri njyewe ndakura Koporo. Yes sir. ni umwana Yaba masasa ngaya. oya afande mwitwiye ndendaga no kuzabatiza Muremera kumbwiza ukuri cyangwa murakomeza mubwira ko twabwije ukuri rwose ntabwo ndakura icyo cyanyoheje mwogeze ku cyumweru kunze gutekera umutubabarire rwose amaso wa mujinga. ntabwo ndakura ni ukuri kw'Imana Ntacyo muvuga amagambo ya nyuma. mugiye kutujyana mu ijuru safandi Ijuru se mwe mwakwemera. fane niba no ku cyumweru nabatije Afande bino bijinga. mama ni n'umudiyakoni rwose umucingo ni zamu Tubijyane kwa rusufero kuko no mwijuru ntabwo babyemera. afande mutabarenge ndi n'umudiyakoni Bijinga ndabona bisa nk'ibisilamu. nawe Koporo. Yes sir. Banjane. Mabuko tugende mwabajinga. koko Vuba vuba. tubabarire rwose urazira ikigori fane n'inyota irangije wazenga mu mazi Umva ndi mu mwuka wo kubarasa. fande wacu ikingo ni zamu Afande waretse bino bijinga tukabisoreza feri hano. ari mu mazi fane tumaze kuba amazi Ibijinga nabo byakwiye kugenda ariko. fane tubabarire rwose Ibijinga bimeze nk'ibicengezi Wapa Afande. abandi. fane tubabarire rwose fande turatakambye rwose Wabadohorera. oya fande dufite n'amasengesho y'ikigoroba Reba mano tureba. fane babarire ruguru kw'Imana menya no gupfa